biramaze ntabwo bishyigikiwe n'ijuru. Imana irabyanga, yanga ubutinganyi irabyanga, kandi Imana izabahana nabi. Mugiye kuzahura n'indwara zibahana kubera ibyo byaha mukora. Bimanuke izo ndwara zifate abo bantu bakora ibyo byaha gusa. Ubijyamo ufatwa nibwo uzamenya ko wahemukiye Imana yitwa umuremyi wawe. Ibi ndabivuga kandi ngiye mvuze ubutumwa bwiza naho burya nagira umuntu ubundwanyiriza, ubunyangira, umemukira, ungirira nabi. It's up to you. Ntacyo bintwaye, birakureba. Ariko ngenzi ko nzaba nkuzi ko Imana igomba gukorerwa inaha. Kandi reka mubwire ngo ubundi se wowe wamemukira niyo napfa, wowe ugira ngo uzabaho iteka, uzapfa nawe kuko ntabwo uzarama. Kandi urupfu ni rumwe, n'umuntu apfa rimwe napfa kabiri. Urambwira rero buriya muntu ngo ntakwiye kubaho. Pole sana. Hanyuma se uwo nimpfa se ko uzansangayo, kandi nge ngira amahirwe ko nzategura ubugingo bwanjye nkajyana iherezo ry'abizera. Wowe uzajyayo, ushobora kuzaza wenda ukihana nyuma, simbizi kuko kuba iyo umuntu akiri mwisi yabigishoboka. Ariko ndagira mubwire ngo uzirinde kwitwara nabi no kwigira kabutindi uri mwisi munaroro mwisi. None koko ibyo bintu muvuga, Kristo aramutse ari uhibereye, ibyo uvuga nawe nibyo yavuga. Numva ndababaye. Aya magambo uvuga nawe niyo yavuga. Ndavuga se koko hari igihe umuntu yiherana abantu mu rusengero cyangwa ahantu mu itsinda runaka, ati Imana ikora uku, ubundi undi akazanga ariko hagarara ati nimuze mbaheshe umugisha. Ati Imana wowe iguhaye inzu, wowe iguhaye imodoka, wowe iguhaye visa. None ukibaza izo kadanse wazereye ukabaza Yesu aramutse nivuga ko uyu muntu ari intumwa mu cyimbo cya Kristo, ubu Yesu aje akaza mu iteraniro yamanukira kugabira abantu amazu n'amamodoka, ese abapagani bayagira abo bayakuye? Ko hari abapagani babitunze kandi batarahanuriwe. Ariko abantu bakwiye kuva mu bintu bimeze nk'ikinamico bagakanguka, mukamenya yuko Kumana ikintu cya mbere kivayo ni amahoro yo mu mutima, kabiri ni ubugingo, icya gatatu ni imbaraga zigutandukanya n'ibyaha byakuraniye, kane ni umwuka w'Imana ugutandukanya na karande y'amateka ya bene wanyu, ugahinduka umwana w'Imana, ugahinduka irobe rizima, abantu bakureba bakabona ko utandukanye na bene wanyu kubera icyo wamenye. Ari step yo guhura n'abakomeye, Imana igashyiramo akantu. Nunahurana ntabwo uzatindayo, kubera ko impamvu utazatindayo ntabwo wajyanyweyo n'Imana, ni wewe wijyanyeyo. Nzabaho urugero rw'abantu bahuye n'abakomeye kandi Imana ibyemeye. Daniel, uzareba ingoma yabanye nazo, yabaye ku ngoma ya Nebukadinezar, aba ku ngoma ya Berushazar, aba ku ngoma ya Dariyo, bose baramwubaha kandi baramukunda. Kubera iki? Yagezeyo Imana ari yishatse ko agerayo. Ntabwo yigeze asimbuka step, nta ntambwe n'imwe yasimbutse. Iyo rero usimbutse step, birangira hari inzugi zifunze ku buzima bwawe, hakaba utagera kuko wijyanye kare. Sabona abantu baca ibicuma bakagoreka ibintu ngo nukugira ngo bagire ibyo beza. Ariko burya nagira nkubwira ngo nuriya muntu ushaka guhura nawe uri kugenda ugoreka ibintu, yakurebye kandi witwa ngo umuntu w'Imana uvuga ubutumwa bwiza, ahita bati nubwo ashaka guhura nanjye ariko ndabona ari ibandi ngiye guhura naryo. Kuko ubundi aba bantu bose bibera mu buyobozi no mu nzego no batana mu bintu byo gusenga cyane, ibintu byacu barabyubahaga cyane, baranabikundaga, bari bazi ko byiberamo abantu bera b'Imana basengera abantu bafite kwera no gukiranuka. Ariko igihe wabageraga ukavuga amatakara gasi n'amangambure, bakwibajije barabatese ubundi ko tubona ibi yavuga rimwe na rimwe twebwe tutanatinyuka kubivuga, ubundi yakijijwe iki? Niho batangiye kujya bamenya ko rimwe na rimwe ibintu tubamo bitari fair, bitameze neza. Mwatukije izina ry'Imana, bitwa abakozi b'Imana. Kubera iki? Wijyanye nabi, urangije ukora n'ibidakwiriye, uvuga ibidakwiriye. Uzi kubana n'umuntu uvuga ngo urera, mwajya hiherereye ukanywa inzoga kandi witwa umutambyi. Ubwo se wibwira ko image umusigiye yitwa iyi? None se iyo akubonanye n'umuntu w'umugore cyangwa w'umukobwa, uvuga ko ari sekreteri wawe cyangwa se ari umuntu gutyo agufasha, kabiri gatatu kane gatanu, rimwe na rimwe akazakunuganuka kandi bikaba ari ukuri bikarangira bavuga ko muryamana, ugira ngo akubona ate? Abona ntacyo wamwigisha, ahubwo abona wari inyangamugayo. Kuko hari abantu benshi badasenga, barinze imitima yabo n'ingo zabo, babaye bamyugarira. Ariko wowe urwaye wararusenye, waraguguye, biri gubeshya abakobwa. Ushobora no kwambara impeta rimwe na rimwe kubwira abantu ko udafite umugore, abantu kababwira yuko umufite ariko muri plani zo gutandukana, abantu kavuga ko yakuzengereje kumba ari wowe wamuzengereje, abantu kababwira ko utagira abantu uri gushaka umwana ngo umubyare, kumba ufite abana ahubwo babuze na minerivare. Uri ikibazo, ariko ndagira kubwira ngo Imana icyo kibazo izagikemura kandi neza.
icyakora iyo ntambwe ya gatatu ntabwo uzayikumamo, ntabwo uzanayigeraho. Nuragerageza kurwana ngo uhagere ntabwo uzahatinda, kuko birava ngo iyo byavuye ku bantu ntabwo birama, ariko iyo byavuye ku Mana birarama. Nagira ngo ubwire ngo rero aho hantu uri ucunga neza ubushobozi bwose ufite, niba butaravuye ku Mana ntabwo uzabutindana, kuko iby'abantu ntabwo birama. Nshuti yanjye, reka kurwana rero ugurumbanya, wiba, uhemuka, utukisha izina ry'Imana. Imana igatuka kubera wowe mu bapagani, abantu batanazi n'iby'Imana babifashe ijambo kubera wowe wakinguye ahera. Abantu barunguruka nabo batari bakwiye kurunguruka, wamenye amabanga y'Imana, wahemukiye Imana. Ariko reka sengane nawe kugira ngo umenye aho uri nawe ukwiye guhagarara n'ibyo ukwiye gukora. Hari wenda biragushobokera ko hari ibyo ukwiye guhindura, kuko utarapfa, kuko ugihumeka birashoboka ko Imana yakugirira ibambe. Kuko iyo wazi gukorera ubutayu mu butayu ubukorera i Kanani. Siko utanyumvishe, ntabwo unyumvishe. Wanga gukorera ubutayu mu butayu ukabukorera i Kanani. Rero hari abantu bari gukorera ubutayu aho bise muri Kanani kubera iki? Bagiyeyo mbere y'igihe, bajyayo mu gihe mbese urugendo rwo mu butayu bararusunitse. Noneho iyo ugeze ku rugendo kuri step 2 cyangwa se intambwe ya kabiri, chapitre 2 cyangwa se verset B cyangwa se verset 2, uhita ugera ku cyo bita noneho gutangira kurya ibishyushye. Aho rero niho abantu batangira kwishyirira hejuru, ngo ngiye nguzi icyo ndicyo, ngo ngiye nguranze, barega ngo twarasenze Imana irakora. Gabanya, hari step 3, hari intambwe ya gatatu wari ugiye gutezwa. None kubera ko ibizaguruka Karimana ibica amababa hakibona, Imana yarebye isanga nuvuga aho ngaho ni umuntu yuzura umwuka wera, agatangira guhanura, kajya avuga ati mbonye ibyawe wowe, mbonye umeze gutya, mbonye uzamera gutya. Uwo ngo aba yamaze kugera ahantu bita Isarefati y'Abasidoni. Imana batangiye kumugaburira kubw'ijambo, baramubona bakamukomera yombi, batumuhanuza araje. Iyo ageze hano bamuha akaji, iyo ageze hano bamuha agafata gakonje. Agera ahantu bakavuga ati ngwino turye, bakishyura fagitire kubera yuko agomba kurya ibishyushye, agomba kurya ibyateguwe. Ari mu gihe cy'Isarefati. Umuntu uri Isarefati iyo akoze akazi karamuhira, arunguka akabwira abantu ati baraninjije, akareba abakiri Kereti akayaba ati baranibazi gukora n'abanebwe, akumva amaboko yari yamutunze. Reka da, umuntu uri Isarefati icyo akozeho kiramuhira, kuko abari mu gihe cyo guhirwa. Imana iri kumwondora iminsi mubi, kuko irimuteganyamo urubuto ruzagira umumaro ejo hazaza. Menya aho uhagaze. Heta sifa, ndafashijwe Mana. Uhagaze umuntu uri Isarefati, umukobwa wageze Isarefati arambagizwa n'abasore 5. Agatangira bati si buno ndemera wowe, uriyo ufite benzi, uriya mbona kurambona afite ubwanwa buconzera, buri afite ubwanwa buconzera, hari undi mbona ushepinze uko shaka. Ese iyo ugeze Isarefati ntabwo ubu gikorerwamo ubutegeka, kuko yari yakimara kuvuga gusa ngo muri iyo merezo nta mavuta azaburamo, no muri cyo kibo ntihazaburamo ifu. Uko byabaye byamuzaniye agaciro n'icyubahiro, kuko yari umuntu utanga ibiryo. Ntabwo akiri wa muntu ugaburirwa, ntabwo akiri wa muntu utega amaboko. Ari kuri level ahubwo afite nawe ahaza atanga ibyo kurya. Ari kuri level agera mu rusengero bakavuga bati naduhesha umugisha. Ari kuri level agera muri korari bati ni Anthony korari ni yari ugukeneye, turagutegereje. Uyu muntu uri kuri iyo level niyo soruti yabaye ya korari baramutegera, nashaka badafite amafaranga. We kuko afite icyo bamushakamo. Ari Isarefati ni igihe cyo kugaragara, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ari mu gihe cyo kurya. Ariko Imana iri kumutegura kugira ngo azahure. Agiye kuri step ya gatatu, agiye kuri etape ya gatatu. Etape ya gatatu irakomeye rero. Yesu ashimwe. Amen. Ndafashijwe Mana. Uyu muntu uri Isarefati atega isafari, aragenda karangura kandi akunguka. Niyo yahomba nk'abandi, ariko afite uburyo bwo kujya kurangura. Ntabwo ari wa muntu woroheje, ni wa muntu utapfa gukamira mu kitoze, kuko afite ibihamya, afite ibyo ashingiraho, afite ibyo yabonye, afite ubuzima bayemo. Imana idufashe. Uyu muntu mwitonde, ari ku rwego Imana iri gukorana nawe, kuko ari muri speed. Aha rero abenshi niho bahera. Ntabwo nari kugenda n'akavuze. Abenshi nahabagwa. Kubera iki? Iyo bageze Isarefati y'Abasidoni mu gihe cyo kondorwa kugira ngo Imana irimuri bajyana ahantu, niho batangira ati ni ngewe wagusengera mwirukana abazimu bakuriho, ni ngewe waguhesha umugisha, nizana ituro mwite uwo mudayimoni, nge sinahura nawe udafite miliyoni, ni ngewe uzi umudayimoni uguhiga hato,
agatangira kumva kameze nk'aho ari we ufite ishingiro ry'ubuzima bwawe. Muri make aho niho Imana irobanurira abakwiriye kuva kuri iyo step bajya kuri step 3, kuri etape ya gatatu. Abantu rero bakunda gutera umugongo ibyo byo gusenga, oya natwe dufite ubwenge, nemukaza ni logique zo gusenga cyane, nese ubwenge Imana yadoye bwazakora ryari. Ariko rero ubwira ngo nta bwenge na bumwe bubaho bwarwanya gushaka kw'Imana. Ubuhanga wagira, hari ahantu Imana yakora icyongereza uvuga ukadidimanga ukagica n'amarenga. Eliya yaragiye ajya ku kagezi yumva icyo Imana amubwiye, agumayo. Nta na rimwe yabuze igikona, siko nta na rimwe cyasibye. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima Imana iguteretsemo, iyo uvuze ngo nzakugaburira nkoresheje igikona ashobora kumugira neza cyangwa umuntu ushobora kugoboka ubuzima bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uwo rero ashobora kuza buri munsi kabone nubwo atagusigira stock, ariko apfa kuba ari igikona kiri buboneka, abana bakiga, abana bakarya, minerivare kaboneka, waba ushaka gutega ukatega, ubuzima bukagenda neza. Niba ukodesha ikode rikaboneka, urashaka kugira ngo Imana niba ikubwiye ngo ni igihuru mbaye ngushyizemo, kuki ushaka kugira ngo ukivemo isaha y'Imana itaragera? Eliya yategereje ku kagezi imyaka 3. Reka twihute. Iki gihuru nuvuga ngo Imana ivuze cyambere, turavuga ku ngingo 3 gusa. Imana ivuze ngo ngushiza ahantu, nuvuga ngo ubuzima bwo kuba ikereti hataba supaneti ndetse ukaba mu muyaga imyaka 3, n'ubuzima butaryoshye ku buryo n'Imana itihutira kuguhuza n'abantu itarakunyuza ahandi. Ubuzima bw'ikereti niko bumeze, ni ukuvuga ngo ni ubuzima Imana ikunyuzamo ariko ku buryo itanihutira kuguhuza n'abandi. Ukavuga ati si yewe kuki ntahura n'abantu? Uzajya uhura n'abavuga ubutumwa babwira ngo Imana ihuza n'umuntu wawe. Iyo kiri mu gihe cyo kuba mu gihuru cy'Imana iguhishemo, ntabwo guhura n'abantu babishoboka, barahanura bikanga. Umuntu agabaga bati bunaka no hari umuhanuzi yakurambitseho ibiganza ati ijambo yatuye gusa biba bikwanye, batizana igitambo. Ntabwo bikunda, igihe cy'igihuru ntikirarangira. Ariko ndafashijwe Imana, ko numvafashijwe ndabigira neza. Iyo uri mu gihe cy'igihuru urwana intambara ariko ukamera nk'usunika urutare, ntaho urwajya. Urutare se warusunika rugakunda? Reka ta. Ni ukuvuga ngo iyo uri muri iyo situation cyangwa muri ubwo buzima, nawe ugerageje kwikundishwaho ntabwo mugumana, kubera ko ntabwo ari igihe cyawe cyo guhura n'abantu, ni igihe cyo kuba mu buzima bwo kwihisha. Ahubwo Imana ikakumenyera ifunguro ukasenga ryasengesho rivuga ngo ifunguro ridukwiye uriduhe none, ntudutererane ubitwoshe, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Uti amen, ukiyicarira. Ubundi ugakomeza nyine ntiwicare ngo kurubaza amaboko, ariko ugakora ubizi neza kuri mu gihe. Ikibazo rero gikomeye, abantu ntabwo bajya bamenya igihe barimo. No, umuntu aba mu gihe cyo kugeragezwa akagira ngo ni igihe cyo gutabarwa, akabona kimwe dayimonyera kinyunguse, akahita azana n'ikindi na kikabira kinyunguse, akavuga ati noneho reka njye kuguza, nabwo akaguza, nabwo zikabinyunguta. Kubera iki? Ntiyigeze abona ibiri kuba ngo asenge abwira Imana ngo ariko ibiri kumbaho Mana ni igihe ndimo kimeze gute, nyigisha. Mwibuke ko muri Zaburi bavuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo ki butuma dutunga imitima y'ubwenge. None Bibiliya ivuze ngo utwigishe kubara iminsi, ntibyumvikane ko hari imibare ugomba gukora mu minsi runaka. Iyo usobwe rero gukora imibare, birangira imibare igupfanye, ariko igihe cyo kikakwigisha, kuko ibyo udashaka kwiga ngo umenye, igihe kirabikwigisha kandi ntaho wagicikira. Igihe n'umwarimu utarambirwa ubimenye, n'umwarimu washyizemo minerivare kiraza, utayishizemo kiba kiraho kiri preze, kivuga ati ndakwigisha, ngewe ndakwigisha nitwa igihe, nta kintu wakora. Igihe Imana ikubwira ngo uzanywa amazi y'akagezi, nurangiza ushaka kugira ngo ujye unywa ji, ujye unywa amata, ujye urya ibintu bihenze, kandi uri kuri gahunda yo kunywa amazi y'akagezi. Hari igihe no kuvuga ngo hari ubuzima Imana ishobora kugufata yo ikamera nk'iguhisha. Iyo Imana iguhishe rero,
uba ugomba rwose kumenya ko ari igihe cy'uko Imana iguhishe ukirinda kwiyexpoza. Wikwishyira ahabona. Kimwe n'uko ibintu byose ntabwo umuntu arega agatuza. Iyo ureza agatuza barakamenya. Hari aho ugera bikaba ngombwa ko wegerayo. ibibazo bigoye cyo ngaho ni mutuze dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba imuhindura umwami uri bene se bose imuha icyubahiro. Iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Yes, inshuti bakundwa mudukunda kandi mudukurikira kuri izi channel Mosi TV, Yana Media, Deston TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, turabishimiye cyane kandi tubifuriza ibihe byiza, kandi mukomeze mugubwe neza. Nawe utameze neza komeza ugire kwizera. Umwami twizeye ni umunyamaboko, ni umunyembaraga. Nubwo uyu munsi byaba bitameze neza ariko ejo bizamera neza, komeza ugire kwizera. Tubahaye ikaze muri bya biganiro duhora tubategurira ku manywa na nijoro, bizamura kwizera, bitwegereza gusabana n'Imana, tubabwira imbaraga zo gukomera kwayo, tubagirira abatumirwa beza cyane. Dufite umubyeyi wacu uhora tuganiriza buri munsi, ni umushumba, muramuzi, twongeye kumuha ikaze kugira ngo atuganirize ijambo ry'Imana. Mushumba, Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Tudatinze cyane, reka mudushyire imbere y'Imana, mutugezeho ijambo ry'Imana ari ku mutima wanyu, abakunzi bacu bari babategereje. Mwami Yesu turabushimiye, tubaye karibu n'ikaze ko uriwe nyakubahwa twiringiye. Tukinguye imitima yacu kugira ngo uyiganze kandi ubane natwe. Ubwami bwawe nibuze, kandi nibuza butwarire mu mitima yacu. Ducyashye imbaraga yose y'umwijima ndetse na buri kintu cyose cyatuma umuntu wese uzakurikirana ijambo ryawe adahimbuka. Turasenze kandi ngo umanure imbaraga n'ubushobozi butuma umuntu wese uzakurikiranira ijambo azubakika agahembuka ndetse rikagera ku nyota y'icyifuzo cye. Nyemerera umwuka wera azabyungukiremo cyane, ijuru ribyungukiremo cyane, bizaba umwanya mwiza wo kugabanya umubare w'abarimbuka yongera umubare w'abakizwa. Urakoze kuko ugiye kudukoresha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ntabwo tuvuga byinshi, dusuhuje bene data bose abari mu mpande zitandukanye, tubabwira ngo nukuri turabakunda kandi Imana ibakunda kuruta twebwe. Hanyuma tugusabe wowe utari wakora subscribe uyikore, kuko kubana natwe njya nkunda kubwira abantu ngo kutwiyungaho ngo ujye umenya amakuru mbere y'ijambo ry'Imana n'ibindi, kuko ibyo dukora n'ibigambiriye ubutumwa bwiza. Birafasha, bigira umumaro, bizatuma nawe ubwawe uhembuka, kandi tudukeneye ko mushyiraho na comment mukatubwira ibyifuzo byanyu. Dukunda no kubwira abantu ngo umuntu afite inkuru y'ubuhamya budasanzwe cyangwa se ubuhamya bw'ibyamubayeho ajya anyura mu gikari cyangwa se yatwandikire. Niyo mpamvu dushyiraho amanimero ya telefone kugira ngo baba ari kuri The Stones, haba ari kuri Yana Media cyangwa Mosi TV, mwese muhawe ikaze. Tubonera kubwira kandi abo kuri izo channel zose ni musuri zo zindi tuvuze. Niba uri kuri Mosi TV ujye kuri Yana Media no kuri The Stones, niba uri kuri The Stones cyangwa kuri Yana Media usure Mosi TV, hose hari ubutumwa bwiza kandi bwaguhembura. Imana iduhane umugisha. Rero uyu munsi nkunda kubwira abantu ngo mukomere kandi mwizere, ahari kurera kwaranira umuntu nijoro bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Na rimwe nzakubwira ko impundu zitazavuga ku buzima bwawe kandi Imana iri kumwe nawe. Ndagira ngo mubwire ngo nta muhanga ufite ubushobozi bwo gusubiza inyuma umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Uyu munsi rero ngufitiye message kandi cyangwa se ijambo ry'Imana
riri butume umenya neza cyane icyo Imana igushakaho. Turarigifashisha dusome hano mu gitabo cy'Abami, Abami ba mbere ibice 17, turera ku murongo wa 2. Tugere epfo gato. Igitabo cy'Abami ibice 17, Abami ba mbere cyangwa se igitabo cya mbere cy'Abami ibice 17 umurongo wa 2, tugere epfo gato. Aravuze ngo hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti ahateganye na Yorodani, uzajye unywa amazi yako, kandi negetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze, ajya kuri ako kagezi Kereti ahateganye na Yorodani, agumayo. Ntakeneze ijambo ry'Imana, ajyayo ariko anagumayo. Ntabwo yagiyeyo ngo aveyo, ahubwo yagiyeyo agumayo. Gufite ijambo rivuga ngo igihuru Imana iguhishemo cyangwa se igushyizemo, iyo ugitemye cyangwa se ukakikuramo Imana atariyo yagushyizemo igukuyemo, ujye witegura no kwimenya kubikurikira. Reka subiremo. Igihuru Imana igushyizemo, iyo ugitemye cyangwa ukakikuramo Imana yagushyizemo atari igukuyemo, ujye witegura no kwirwariza kubikurikira. Kubera iki? Ugomba kumva neza icyo Imana ivuze. Reka sobanurire ibi bintu abantu babyumve. 1. Iyo Imana igushyize ahantu ikavuga ati ndaguhisha, Eliya nimba kimubwiye ngo haguruka genda ku kagezi kitwa Kereti, ni mu burasirazuba ahantu wateganye na Yorodani, nzajya ngutungirayo. Icyambere, wowe uzanywa amazi y'ako kagezi. Ntabwo kabamo siro, ntabwo karimo, ntabwo tubona ko kayunguruye, ariko kuko Imana itegetse ko akanywa nacyari bube, kubera yuko nyine Imana niyo murinzi w'ubuzima bwacu. Bibutse yuko piyese y'ubuzima iva ku Mana. Nta muntu waguha piyese y'ubuzima bwawe, nta piyese yawe ishaje wavana mu isoko, nta munyembaraga wayikora. Ubuzima bwawe iyo bupfuye igipande kimwe cyangwa se icyo bita paralize, nta muntu wavuga ngo ndi umuhanga reka muri uruhande nsa n'uruhande rw'umuntu rwagize ikibazo, kubera yuko mu bushobozi bw'abantu ibyo ntibirimo. Mu bubwiru bw'Imana, Imana nigeze itanga ayo mahirwe ku bantu. Mvuze iki? Cyase kukubwira ngo Imana niyo ikubwiye ngo ba muri ubu buzima, uzirinde kwipurenya, kumva warakaye, urimo witonganya. Ono icyo gihuru Imana ni ikigushyizemo, nukivamo umenye ngo nukivamo Imana atari ikigukuyemo, birakubana ibindi. Kubera iyihe mpamvu? Imana yigushyira ahantu izi neza kuri nagucungira umutekano. Yabwiye Eliya ngo jya ku mugezi Kereti, ako kagezi wowe ujye unywa amazi. Kabiri, nzategeka n'ibikona bikugaburirireyo, bizajya bikuzanira inyama. Ariko abantu kuki batumva iki kintu? Uzi ko ibikona bikunda inyama ku rwego rukomeye, ariko byarazizanaga ntibinanyotoreho. Ariko iri jambo niba abantu bari nyumve simbizi. Reka ne kujya cyane mu mwuka, reka bibalansinge, wenda hari biraza kugufasha kubyumva. Eliya, Imana yamubwiye ngo nzagutungira ku kagezi, nzategeka ibikona, nyuma nawe uzajya unywa amazi y'akagezi. Muri make nta nzoka kazagutera. Uzi kugira ngo unywe amazi y'akagezi uhagaritse ibindi. Icyo ni igihuriro Imana ibigushyizemo. Hari igihe kitari ibyo ko hari abantu bashaka kuva ku rwego bagahita bishyira mu rundi, agahita yiruka. Nujyayo uzi ikintu kizakubaho, kuko wazamutse mbere yuko Imana ikuzamura. Bizakugora guhamayo. Nyamara rero disi uwamanutse igisigaye aba ari ukuzamuka. Ariko so wageze mu bushorishori igisigaye aba ari igiki? Aba ari ukumanuka. Iyo wageze mu bushorishori muri apoje, kuko nta handi hasigayeho kujya, buri kiba gisigaye aba ari kumanuka. Ijambo rya mbere reka nivugire kuri Eliya, muraza kunyumva cyane. Navuze ngo ijambo riravuze ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo igihuru Imana igushyizemo yugaye. Kavuga ati nta hantu nguhisha. Iyo ugitemye cyangwa se ukakivamo ukakikuramo atari Imana igukuyemo, ujye witegura no kwirwanaho mu bikurikira, kuko ni wowe uba wikoreye plan B. Plan A yari Imana,
uwo mugambi wa mbere wari uw'Imana, none uwo wa kabiri ni uwawe, kandi umugambi wawe utandukanye no gushaka kw'Imana. So Eliya rero umurebe, Imana iramubwira ngo genda ujye ku kagezi, uzahaba ntacyo uzaba. Ni ijambo rikomeye. Ni gute umuntu aba ku kagezi ko mu gihugu bakamushaka kandi ngo bamwice bakamubura? Si gute wambwira ngo umuntu uramubura kandi umureba ari hafi yawe? Ariko ibyo bintu birashoboka. Bibiri yarambwiye ngo bishobokera uwizere. Kirakwigisha ugabatira ya ukuntu ndi mwiza, ukuntu ndi inkumi nziza, ukuntu nateretse amaso nyaterekera abasore, ukuntu nzi kwistera mwisigirisha aho, nta kuntu batandambagiza. Uyu mwaka ntugomba kuziga kuko igihe kigomba kukwigisha. Ugahura n'umusore wo mu gihe akagusambanya bikarangira nta kutakujyana. Hati none ndapfuye mbaye kabwe. None wakwibuka ukuntu ubuzima bwawe bwashwanyaguritse n'umuntu utarukwiye kubwinjiramo kuko nari cyakumariye. Rimwe na rimwe ugasanga nari ikintu yakumariye mu buzima bwawe, nta ntambwe yaguteje, ahubwo rimwe na rimwe n'utwo wari ufite yaraturiye ukaregreta ukavate ubundi dayimoni ntiyi nayikinguriraga amarembo gutera. Yes, ntabwo wigeze umenya igihe uri Imana igushyizemo. Hari igihe Imana igushyira mu gihe cyo bwatire tegereza, rindira, ntabwo ushaka ko winyanyagiza, nzakugirira neza, mfite neza ku buzima bwawe, kuko Imana ntabwo ari ingome nshuti yanjye. Hahirwa abantu bizera Imana, kuko ibyo wahirwa uwizera, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana ntibeshya. Noneho ugasanga nk'umuntu aravuze ati okay, reka none ariko uriya mukobwa tu niwe wanjye. Tubwo twavuze kuri side y'abahungu, reka twivugire no kuri side y'abakobwa. Turamukobwa niwe wanjye. Okay, mukobwa nakaba yagutegetse turamuhu amaze nabimenye, afite amafaranga ejo bundi yanagujije n'inguzanyo gura inzu. Okay, nabimenye. Turabana imyaka iyi bita dukora divorce mbona igishoro, nta handi akabara kutagatinza. Umva, akaza akakwigiraho mwiza, akahwereza, akajya arerembura amajisho, ukagira ngo ni bakina muri filime y'ibitete by'abana bitwa ka, akajya arerembura wamureba uti yo umukobwa n'uyu ngo yagera mu rugo akajya avuga, ukagira ngo nifuza iri kuzamuka kuri Buranga, ukavuga ati none warandira mu nzu. Wajya kubona ukabona arakubwira ati rega n'ubundi sinagukundaga, hari n'abandi batipe nakundaga kukurusha. Ukavuga ati n'ukuntu namukunze none nuko ambwiye. Mugatangira umwe akarebe ikibungo ku Rusumo, undi akareba ku Rusizi, cyangwa umwe akarara mu cyumba cye, undi akarara mu kindi. Bugacya mu gitondo umwe akajya kurega ati yamazaga ku nkeke, nta mahoro mfite, ni mu nkiranure n'uyu nguyu. Bakaba baravuze ati ni mutandukanye. Agaparana na ya myaka leta yashyizeho yo kuvuga ati iyi myaka iyi itageze ntibagabana, yakayikwiza yayikwiza. Rimwe na rimwe ugasanga mwarabyaranye cyangwa ni mwanabyaranye, kuko iyo mibare barayifite kandi abantu barahari nk'abo ngabo. None rero biragusaba ngo umenye ngo ni iki Imana ishakamo mu gihe cyanjye, ubundi ngewe nkora iki muri uyu mwanya. Rero niyo mpamvu gusenga kugira ngo Imana iguhishuriye situation uhagazemo n'icyo ukwiye kuyikoramo ni ingenzi. Abantu Imana yakora ubwenge wibwiraga ko ufite bugahita buhinduka zero. Nayo mubwire ngo uzabona ari abantu bari banyembaraga bazi kwiruka, ari abakinnyi babakina mu mikino itandukanye, ariko nuhura nawe mu myaka runaka cyangwa numubona hano usanga yarabaye paralize, agendera mu igare cyangwa agendera ku nkoni cyangwa banamurandase cyangwa atanabyuka kwa, kandi yabigeze kuba umuntu wiruka. None se umbwira ko amaguru yirukaga yagiye? Hari igihe umuntu usanga atidimanga kandi kera yaravugaga nk'imashini idoda, ukibaza ngo uyu muntu wavugaga yiruka byagenze bite? Ni igihe harimo. Rero nta muntu urwana n'igihe cy'Imana, ahubwo igihe cy'Imana, Imana ishimwe, kitwigisha kugenzura ibihe, kuko yitwa umugenga w'ibihe. Ndetse niyo ushaka kugira ngo Imana mubane neza, urayibwira ngo mfashe igihe ndimo ngikuye mu gihe cy'imvuna ndakiguhaye Imana, wowe kigenge, kuko yitwa umugenga w'ibihe. Muri make ifite ibihe byinshi igenga, ibyarangiye, ibiriho n'ibizaza. Rero wikwigira umunyembaraga, reka Imana ikugengera ibihe, hanyuma yo imenya aho ikuvana naho ikujyana. Naho ubundi situation uri guhirika ikurusha amaboko, ikurusha imbaraga, urarwana n'ibikurusha amaboko. Rero iyo urwana n'ibikurusha amaboko ni nko gusoroma ibigusumba, iteka biragutokoza. Nshuti yanjye nyumva cyane, nutaranyumva igihe cyo kizakumvisha amusore wihangane, ntundebe nabi, kuko numvaga ngomba kuguha ukuri, kandi ukuri kuzatubatura, niko birivuga ngo nitumenye ukuri kuzatubatura. Imana idahana umugisha. Rero igihe cyo kwisha ni igihe cyo kuba kereti,
ni igihe cyo kuba ahantu wihishe nyine kuri Kereti, kandi Kereti aba ari Kereti ntabwo bigaragaza, ntabwo bajya kwimaketinga. Reka da izo nyambaro wambaye, ubwo buntu wishizemo, ubwo buntu ukora, ubwo buntu bw'ubwibone ni uko ushaka kwigaragaza. ariko rero mubwira ngo niba Imana yagushyize mu gihuru cyo kutagaragara, bazajya bakorera bakuboneho icyangiro bagire ngo bagusize umwanda wo muri toilette. Kubera iki? Si igihe cyo kugaragara kwawe. Bibiliya yavuze ngo yaravuze ngo abashaka ubwiza ni icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura. Ndafashijwe ma abo bantu Imana etosti forever izabitura. None se reka nkubaze nshuti yanjye, ibyo wikora abo duherutse kuganira narababwiye, reka kangavugemo hagati nubwo kabaye nk'agatandukira ku cyigisho dufite. Abo duherutse kuganira narababwiye ngo nari ndi mu itangazo Imana yampaye, mbwira abantu basoma Bibiliya bose ngo nibasome bongere basome. Ni itangazo no kuri titire y'icyigisho aravuze ngo ni itangazo ry'abantu bose basoma Bibiliya. Ni ukubera iki nabivuze? Imana yaragendeye ihambira ngo ariko koko abantu musoma Bibiliya mukayibwira n'abandi, imijambo rivuga ngo muri numwe mu kimo cya Kristo. Niko ibintu byo kukubwira mu inzu n'imodoka bibyo biboneka muri Matayo bavuga mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzabyongererwa. Inzu ni nyongera, imodoka ni nyongera, gushaka umugabo cyangwa umugore ni nyongera, kugenda amahanga no kujya kwiga ni nyongera. Ariko hari ibintu biri principle cyangwa se byibanze Imana yatagetinze mu buzima bw'umuntu kugira ngo winjire mu nzu y'Imana, nuko ubugiye guhaha ibintu abantu badahanze, ibintu abandi batafite, ibintu abantu bo hanze badatunze. Ariko niba ushaka kugira ngo tujye mu rusengero duhahemo ibisa n'iby'abapagani batunze, uri kutubeshya, kuko icyo ntabwo ariyo target yazanye Imana. So nukibaza ngo ubutumwa na Yesu aje kuri numwa mu kimbo nawe nibyo yavuga. Buri hari ibintu abantu babeshya, ngo Imana yambwiye ngo mwese ngibahaye umugisha. Ibahaye umugisha n'abaje basambanye, n'abasabyamana bahuje ibitsina bari mu iryo teraniro bose ibahaye umugisha. Kandi abi Sodomu ni Gomora yarabarimbure yuko bashaka gufata abamarayika abagabo bagenzi babo ku ngufu. Imana ni icyaha yanga urunuka. Rero ibyo mbona hari n'abantu benshi bagenda babyorosa ngo twebwe ngo nitwabivugaho, ngo ni ibintu ngo tutagomba kuvugaho, ngo ni ibintu ngo bishyigikiwe n'isi yose. Niba bishyigikiwe n'isi yose biroroha kuko nicyo bimaze. Ibyo biba bimeze nka byo wa muntu uroga umuntu ngo amukure inaha, uramukura inaha se wowe ntuzahava, mwihorere abeho, hanyuma iminsi ye nirangira zavina. Ariko wihemuka wikwiyanduza kuko yukoza amaraso ni inkurikizi gukurikirana ikagera no ku bana bagukomokaho. Hanyuma kabiri, turi ku ijambo ryitwa kuguma ahantu Imana yaguhishe. Kabiri, iyo kugeza ku ntambwe ya kabiri ni iyo ibyo kuba Kereti birangiye cyangwa se iyo kuba muri Kereti birangiye, wimurirwa i Sarefati h'Abasidoni, aho uba ugiye noneho kurya ibishyushye binakaranze. Ibyo bigakorwa agahe kagereranywa n'amezi 6. Impamvu Imana ibikora gutyo kugira ngo ujye ku rundi rwego rw'ubuzima. Ni ukuvuga ngo ibyo kuba kuri Kereti iyo birangiye hajyaho step ya kabiri yo kwimurirwa icyo bita i Sarefati h'Abasidoni. I Sarefati ni ubuzima Imana yimura ikaba noneho ngitangira kugusetsa. Ukabona umuntu burakeye, waryaga rimwe akarya kabiri, wari ufite uko arya ariko ukabona ejo abonye akazu, undi ukabona abonye akamodoka. Icyo gihe uba ugeze ahantu bita Sarefati h'Abasidoni, wavuye ku rwego rwo kuba aho bita i Kereti, ahubwo wagiye Sarefati. Mwibuke ko Eliya ari i Kereti ntabwo yaryaga ibishyushye. Imana yategetse ibikona ko bizana inyama, iyi nyama ishobora no kuba yarabaga ikonje cyane nta wamenya, ariko yarayiryaga kuko cyari igihe nyine cyo kubaho, akaba ahantu hatari supaneti, akaba mu buzima butarya ibiryo bishyushye, ntabwo wamenyaga, nta wamukarangiraga. Ayo mategeko n'ayo mabwiriza nta yarahari. Ariko Imana imwimuye kuri step ya kabiri, imugejeje aho bita i Sarefati h'Abasidoni, atangira guhura n'umupfakazi. Umupfakazi ngo agakaranga utuboga, ngo agateka n'umutsima, akazanira Eliya umuntu w'Imana akamugaburira.
akamushyuhiriza amazi, Eliya akaryama mu buriri akiyorosa ngo amezi 6 gusa ngo yaramaze gucya uruhu rwe ngo rumva wamutoboza urutoki. Muri make ibimenyetso by'iminsi mibi n'imibu yamuririye mu kigeragezo cy'Ikereti byari byarangiye. Harya ngo uri kuvuga ngo kubera iki ngo Imana yagutesha ikigeragezo uracyari Ikereti, bawitonze imibi kujombe, baburetse kwirukanka nuva Ikereti ukijyana Isarefati, imibi zakujombera Isarefati, izakujomberayo imibu igusanga Isarefati. Tapi ya gatatu rero ni nayo ikomeye, ni nziza. Iyo Isarefati harangiye ubu ugeze ku rwego rwo kujya kwiyerekana no guhura n'abantu babiri bakomeye. Uwa mbere uhura nawe n'uwuhe? Ni uguhura n'umuhanuzi cyangwa se uhagarariye abakomeye mu by'umwuka. Ubu ugeze kuri step yo kugera ku rwego rwo kuva ahantu wari ukajya kwiyerekana, ukajya noneho guhura n'abantu babiri. Uwa mbere ni umuhanuzi. Umuhanuzi mpamvu urahura n'umuhanuzi ni umuntu uhagarariye Imana inaha, ni ukomeye mu by'umwuka, mu buryo muri spirituel. Uyu muntu arakenewe, ntuze kumukinisha. Eliya yahuye nani? Yahuye na Obadiya. Obadiya wari warahisha abahanuzi 100, ntabwo yari yoroshye. Yari umuntu ngo w'umunyarugo rw'ibwami, yari umuntu ukomeye, yari umuntu uhambaye. Uwa kabiri ubu ugeze mu gihe cyo guhura cyangwa se no kwiyereka, umwami ahagarariye abakomeye bo mu isi. Imana iyo iguhaye ububasha buhura n'umwami, nta wundi wo mu isi uba ugisigaye utaguha umwanya, ahubwo abasigaye baba bagutinya kuko uri mu bushobozi cyangwa se uri mu bushorishori hejuru iyo ngiyo. Ndabaha urugero. Urumva Eliya yageze ku rwego rwo guhura n'umwami witwa Ahabu. Ntabwo akiri kuri step yo kuvuga ngo nkeneye audience, ahubwo umwami nawe akeneye ko Eliya ahura nawe. Ariko yabanje kuba trained, yabanje gutegurwa, yabanje gutunganyirizwa hehe? Ahantu bita Isarefati Habasidoni. Ahantu bibutse ko Imana niho yarangirije ibibazo byose Eliya yagiriye mu kigeragezo yahuriye nacyo mu kumara imyaka 3 ku kagezi kitwa Kereti, adasakaye, hari imbeho, yabyaga rimwe kuko ibikora ntabwo byagemuraga kabiri, byazanaga inyama bikazana n'umutsima une fois par jour. Ubundi akanywa amazi akavuga ati nijoro ndanywa amazi cyangwa ndaryaho gatoya kandi nkarye nijoro. Niwe wamenya kuko bigenza, ariko ibigemura byo byagemuraga une fois par jour. Hanyuma we akamenya uko abiryamo. Birumva rero bwari ubuzima bukakaye, bwari ubuzima busa n'ubugoranye. Aya mazi mbibutse ko nayo atari meza, kuko aya mazi yitwa akagezi karatemba. Reka mbabwire ibyo mu kagezi gatemba, muzasanga n'abasaza babivuga. Ubundi bavuga ko amazi atemba ntacyo atwara, ariko ubundi amazi atemba aba yanduye, kuko unashobora kuba hariya yiviriye kunywa kamwe cyangwa 2 akumva arakubwe, ibyoroshye bye akabirekurira muri ka kagezi. Ubwo rero uri mu kagezi hepfo hariya nasoma surumva turasomana na bya bindi n'ibindi, hari n'abakoreramo n'ibikomeye tubyoroshye. Ariko ndagira nkubwire ngo hari icyo bita excrements des animaux, ibisigazwa by'utunyamaswa. Hashobora kumanukiramo akantu kakagwamo kagapfiramo agasimba n'ibindi bintu like ntawame. Mu mugezi utemba haba mutwanda twinshi, imyanda bari myinshi. Ni nayo mpamvu n'amazi yo bayaguhaye babanza kuyayungurura bino bigo bishinzwe. Rero nuze kwibwira ko Eliya nubwo yanywaga amazi y'akagezi, ntabwo kari akagezi kayunguruye, no, kari akagezi gatemba. Kandi noneho ngo kagezeho karanakama. Iyo umugezi ukama ni kugendaho noneho ugira imyanda y'amazi yayo akagenda yawo akagenda ahinduka nk'amamesa. Reba rero Eliya kugira ngo anywe amazi yabanza kwegeza y'amamesa. Ibyo turabivugana n'abantu babizi cyane mu Rwanda, ibyo twabibayemo cyane nk'ababaye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo murabibona, ukegeza y'amamesa ukanywa amazi. Ibyo murabizi. Hari n'uwafataga umupira akashira hejuru y'ibyo bimesa akanyunyuza amazi kandi akayanywa. Ishaka kukubwira iki? Ndashaka kukubwira ngo hari ibihe bikomeye abantu banyuzemo bibigisha ibindi, ariko sinzi impamvu abantu bibagiwe. Bundi wibagiwe ute? Nshaka kuganira nawe ako kanya uribagiwe. Oya, tuganire. Wowe ushobora kuba uri na muto yawe utaravutse, ariko se amateka akubwira iki? Niba waravutse wenda ibyo byaranabayeho, amateka abanyarwanda baranyuzemo, ubundi wowe wize iki? Wakuye iki ku bakuru? Ni iki cy'amateka yakwigishije? Reka nkubwire, ibintu wanga kwiga bigeraho n'ubundi byo bikakwizanira ukabyiga
mu gihe udashaka ariko bikaza. Kubera iki? Ntabwo wasunika ibigiye kukwigisha, no. Hanyuma iyo rero Imana imaze kugutraningira ahantu bita Isarefati y'Abasidoni, kujyana guhura n'abantu babiri, muri make ikurobanura guhura n'abo banyembaraga, iyo iguhuje n'abakomeye iguhuza n'abakomeye bashoboka, kugira ngo utazavuga ngo hari icyo Imana yasigaje. Rero nujya ubona hari urwego utari kugeraho, ujye umenya ngo naje mbere, cyangwa se hari icyo Imana yanenze, ishyiraho urusika rwo kutabonana nabona rimwe kubonana nabo. Ariko iyo mu murongo wo kugendana n'Imana, ntiwivane muri cya gihe unavuze. Imana iguhuza n'abanyembaraga kandi ikugeza muri apoje, kuko nta kimana yima abagenda batunganye, nta n'ikimana itazakorera abakiranutsi, kuko nta kimana izi mu mukiranutsi. Ikindi, ntabwo Imana igira muri umuna wayo ngo iby'ikwimi izamumuhe. Nta mwene nyina igira ngo nibikwimi izabimuha, nta murage iteganyiriza mushiki wayo cyangwa muri umuna wayo ngo tuvuge yuko izawukwima kugira ngo iwumwe. Ndagira ngo sengane nawe wibaze nguri ngiye ndi muri izi ntambwe 3 ndi ese ndi Kereti, ndi Sarefati y'Abasidoni, ndi kuri step se yo guhura n'abakomeye, ariko hari ibyo Imana yanyimye, hari imiryango yafunze kugira ngo kuko nazamuye intugu. Erega byemere none nawe warazamuye intugu, niho warageze yugurumbanyije. Erega twibuka ko hari abanyuze ku irembo rirasukirwaho, hari naburiye inkiki, kandi buriye inkike yihuta te, kubera ko n'undi ntawe umubaza ibyangombwa, najya ku murongo w'ibyangombwa waravuduka, yaba yabyibye yaba yesikorotse, apfa kuba gusa abona arenga bariyeri yiruka arirukanka. Rero wajya kugera kuri, ariko no kuri muze kwirengagiza aya magambo yo nutayumva igihe kizakumvisha. Reka sabe mwene data, turi kumwe twese tugiye gusenga, aho usenge aho uri, ariko twinginga Imana. Mana nziza turagushimiye, turagwimbaje kubw'ubutumwa bwiza abantu bumvishe, abantu nibamenye aho bakwiye guhagarara n'aho bakwiye kuguma, barinde ijambo ryawe. Kandi umuntu wese uzumva ubutumwa uzamuye kuyungurura, abanza here kuri ubwe yikorera assessment, arebe ibyo ahagazemo n'ibyo akwiye gukora, bityo bimuhe gucayura no kuvangura ibivanze. Hanyuma kigeretse kuri icyo ukize imitima yari yaramaze kuba kahera, babarira bamaze gusubira inyuma, imbabazi buri wese umukize, wese ubugingo bari bamaze gusubira inyuma. Kandi abanyembaraga bakomereza amaboko, komeze komora imitima y'abera, abari bamaze gucika intege kubera ibyo bahuye nabyo, bakomerekejwe mu rusengero, abaje bagana umucyo w'abakozi b'Imana barangiza bagasambanyirizwa mu nzu y'Imana, cyangwa se bagasambanywa n'abita abakozi b'Imana. Uwo mwuka turawufumye, turawirukanye, umwuka usiga icyasha abakozi b'Imana, abagiye bigira ingeso mbi bakazigira kubitwa abakozi b'Imana. Uwo mwuka turawuvumye, tuwirukanye mu itorero no mu bantu b'Imana. Turasenze ugarura uburyohe mu bantu b'Imana. Urakoze kubw'icyubahiro cyawe, n'uganzirike byose bikumvira. Urakoze kumva gusenga Kristo, ubuntu bwawe n'ubuganze imitima, uwo muri abakwiye komorwa, ukiza abakwiye gukiza, uhora abakwiye kubohoka, uhagakiza abakwiye kugakira, uhindura abakwiye guhinduka, kandi utanga ubuzima uzura abari barapfuye, uhora bari baboshye, ugarura ibyanyezwe, ubaka ibyasenyutse. Ndagushimiye ko byose byakiriye muri byose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego, Imana iba umugisha. Sinzi niba hari ikindi mumbaza, ariko numva twadusoza aho ngaho. Reka tuvuge ngo Imana ibaha umugisha, ni ijambo riba mu mitima y'abizera ibihe byose. Amen. Nshuti namwe mwari mudukurikiye, mukomeze mugubwe neza. Iri jambo ndizera ko rigiye guhindura byinshi mu buzima bwanyu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Shalom. Shalom.